Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kudutega amatwi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twahariye ubusobanuro bw'amazina. Sara ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rikaba risobanura igikomangomakazi purinsesi. Ba Sara bakunze kurangwa no kumenya ukuri ku buryo bworoshye, ni indahemuka, bafata umwanya uhagije wo gutekereza mbere yo kugira icyo bakora, bamenyera vuba kandi bazi kubana neza. Sara akaba yarabyaye yarageze mu gihe cyo gucura. Bimwe mu biranga ba Sara: Sara akunda abana, ibintu byo kubyara, guheka no kwita ku rugo bimubamo cyane. Akunda kwiga amasomo y'imbonezamubano, psychology, uburezi, education n'amasomo yo kwita ku bana, child care. Sara yifitemo kumenya guhuza abantu, gukemura amakimbirane, ibintu byo kunga abafitanye amakimbirane arabikunda. Akunda kuba hamwe n'abantu, kugendana nabo no gukorana n'abandi. Ntabwo aba yumva yamara n'akanya na gato ari wenyine. Sara abaza n'akari murori, aba ashaka ko niba umubwiye ngo ugiye ahantu umusobanurire n'abo mujyanye. Iyo hari ikintu asabwa gukora Sara usanga yapanitse kuyagara, wenda afite nk'ikibazo runaka cyamugonze cyangwa se afite nk'ikizamini. Sara akunda kuririmba, n'iyo agerageje gucuranga arabishobora. Sara iyo akiri umwana ntabone umuntu umwitaho ngo amutoze gukora, Sara ahinduka umunebwe kugeza ubwo yanga no kujya ku ishuri. Sara agira inzika nubwo umujinya we ushira vuba, ariko Sara arabibika ntibipfa kumuvamo. Uwo ni we Sara. Sara, abantu bitwa ba Sara turabashuhuje. Ngayo nguko ba Sara ukuntu bateye, imyitwarire yabo, ibyo banga n'ibyo bakunda. Umuntu witwa Sara aho ari hose, aho aherereye, ndamusuhuje cyane. Ngayo nguko ngiryo izina uyu munsi twari twaguteguriye kugusobanurira. Niba hari irindi zina wumva twagusobanurira byandike muri komenti, kandi nimba utari wakanda follow kuri TikTok yacu, ibuka gukanda follow kugira ngo amazina tugiye kujya tubasobanurira ya buri munsi ujye ubasha kubikurikirana mu ba mbere.